nabwirwa n'iki ko Imana iri kumwe nanjye? Iki kibazo abizera benshi baracyibaza. Mbese koko Imana iri kumwe nanjye? Mu by'ukuri buri mwizera wese yifuza ko Imana ibana nawe, ariko abenshi ntabwo bashaka gutuza ngo basobanukirwe neza n'ibimenyetso byerekana ko Imana iri kumwe nabo. Rwose kuba Imana iri kumwe nawe wabimenya, ndetse si kure ahubwo mu buzima bwawe bwite. Mu ntangiriro Imana yaremye Adamu, kandi yari ari mu cyubahiro cy'Imana, ndavuga muri Edeni. Imana yari ihari. Amaze gucumura yabuze ayo mahirwe yo kuba ahantu Imana iri. Icyo rero nicyo cyazanye Yesu ngo abisubizeho, maze apfira ku musaraba, ahinduka iteme hagati y'Imana n'umuntu, kandi binyuze muri we umuntu yongera gusubizwa aho Imana iri. Mbere y'uko dukomeza, reka dufate akanya gatoya. Banza ukore subscribe kugira ngo n'ikiganiro cy'ubutaha kitazagucika. Rero hari ibimenyetso byakwereka ko uri kumwe n'Imana, kandi ni wowe wenyine uzabyivumburira. Hari byinshi ariko ndavuga 5 gusa. Ngaho huguka maze ureke tujyane. Muri iyi si, iyo ukundana n'umuntu mugirana umushyikirano, ndetse iyo mukunda kuganira, uko muganira cyane, nubwo yakoherereza ibaruwa, nubwo yakoherereza mesaje kuri telefone, uyisoma wumva ari rya jwi rya wa muntu mukunda kuganira uri kumva mu matwi yawe. Rero ikintu cya mbere nshaka kukubwira uyu munsi ni uko uzumva ijwi ry'Imana. Niba koko ushaka gusobanukirwa neza n'uko Imana iri kumwe nawe, uzumva ijwi ryayo. Kumva ijwi ry'Imana ni ikimenyetso cy'ingenzi. Mu busanzwe iyo uri kumwe n'umuntu mukundana, muraganira, akakubwira nawe ukamusubiza. Rero nk'umwizera, Imana tuvuganira nayo mu ijambo ryayo, ikatubwira, ariko natwe tukayibwira binyuze mu masengesho. Muri ubwo buryo rero, umwizera akwiriye kumva ko ari kumwe n'Imana igihe arimo gusenga kandi yiga ijambo ry'Imana. Ari kuganira n'abigishwa be, Yesu yababwiye ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, ndetse akomoza no ku kugaruka kwe ku nshuro ya 2. Maze abigishwa bakuka umutima ndetse bagira ubwoba. Maze arababwira ati, ibi mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu minsi 40 yamaze abiyereka amaze kuzuka, igihe cyose yazaga yarababwiraga ati, amahoro abe muri mwe. Ikintu cya kabiri nshaka kukubwira cyakwereka ko uba uri kumwe n'Imana ni uko wuzura amahoro mu mutima wawe. Imwe mu mbuto za mwuka ni amahoro. Mu mahoro yo mu mutima niho umuntu asabanira n'umuremyi we. Amahoro ni igihamya ntashidikanywaho cyerekana ko uri kumwe n'Imana. Yesu ajya kujya mu ijuru, yabwiye abigishwa be ati, mbahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Umuhengeri ukaze, ubwo inyanja yendaga kuboreka, Yesu yari asinziriye yuzuye amahoro. Abigishwa batera hejuru ngo ahari ntabwo abitayeho, ariko cyari igihamya kigaragaza amahoro Yesu yari afite, kuko yabanaga na Data uri mu ijuru. Iyo uri kumwe n'Imana, no mu bibazo ugira amahoro. Ushobora gusonza, ushobora guhura n'ibikugerageza, imidugararo yo muri iyi si, intambara, ariko igihamya kidashidikanywa kizakwereka yuko koko ubana n'Imana ni uko muri wowe uzagira amahoro. Abantu bazakubonana isura y'umunezero, abantu bazakubonana isura yo gutuza, mu gihe bakabaye babona uhangayitse, mu gihe bakabaye babona udatuje, bazabona utuje, kuko wizeye neza ko uri kumwe n'Imana. Numenyera gushyira ibyawe byose imbere y'Imana, uzagira amahoro.
reka nkwibutse yuko turi kuganira ku bimenyetso byakwereka yuko uri kumwe n'Imana. Ikimenyetso cya gatatu, uzabona ikiganza cy'Imana. Ntabwo mvuze kubonekerwa ngo ubone ikiganza cy'Imana mu iyerekwa rya nijoro, wenda kirimo cyandika cyangwa se kigukoraho. Oya, ndavuze nti uzabona imirimo n'ibitangaza bikorerwa mu mibereho yawe. Reka nguhe ubuhamya butoya. Nkiri mutoya, umuntu yarantwaye ku igare, hanyuma mu gihe turimo kwihuta duhura n'imodoka, kandi aho twahuriye n'imodoka hari iteme ry'ibiti gusa. Mu gihe ashaka gutambuka kuri iyo modoka, yakandagiye ku giti kimwe kigize iryo teme, hanyuma twagiye twibona twagezemo hasi mu mwobo w'iryo teme. Ariko reka nkubwize ukuri ko nta n'umwe wagize icyaha. Abantu bari muri iyo modoka bashatse kudufata ngo tutagwamo, ariko twagezemo. Ariko batangajwe no kubona nta n'umwe ugize ikintu aba. Aho ngaho nahaboneye ikiganza cy'Imana. Reka nkubwire n'akandi kamwe. Mu masomo nize, mu myaka yose nagiye nkora ibizamini bigiye bitandukanye, ariko ibyinshi nanabitsindaga atari uko mbisobanukiwe, atari uko mbirusha abandi, ahubwo ikiganza cy'Imana cyagumaga kuri njyewe. Nabonye akazi atari uko nagize umuhate munini wo kugashaka, kuko nagerageje kwirwanirira ariko biranga. Ariko mu gihe cy'Imana kigeze, akazi ndakabona. Rero niba kuko uri umwizera, gerageza utuze. Amahoro yayo uzabona n'ikiganza cyayo kigukoraho. Uzabona imirimo itangaje, uzabona ibitangaza bikomeye mu mibereho yawe. Ahari nawe hari ubuhamya ufite, kandi koko nta muntu wabura ubuhamya afite. Reba neza, utuze, ushishoze, ugenzure ibimenyetso, n'icyo uzasanga ari ikimenyetso kizakwereka yuko Imana ibana nawe. Muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 3 haravuga hati, ugushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Ikintu cya kane ngiye kuvuga ni uburinzi bw'Imana. Imana irakurinda muri byinshi. Ubwayo binyuze mu ijambo ryayo yaravuze iti, ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amurinda muri byose. Aburahamu ageze mu gihugu cy'amahanga agira ubwoba, atinya ko bazamwica bamuhora umugore we mwiza. Nuko bajya inama yo kubeshya yuko ari mushiki we. Agezeyo, umwami abona umugore koko ari mwiza, aramwifuza ndetse aramujyana. Ariko Imana yagaragaje uburinzi bwayo, maze ibuza uwo mwami kumukoraho. Mbese uburinzi bw'Imana buragaragara. Hari ingero nyinshi zigaragara muri Bibiliya zakwereka uburinzi bw'Imana. Reka tuve no muri Bibiliya. Mu buzima bwawe hari ingero nyinshi zagaragaza uburinzi bwayo muri wowe. Ahari wararwaye, ahari wakoze impanuka, ahari wageze kure muri ubu buzima, ariko Imana irakurinda. Yakurinze kubw'umugambi wayo, yakurinze kuko ibana nawe, yakurinze kuko igukunda. Iraturinda nubwo tutayikiranukira. Imana iraturinda mu ngorane duhura nazo. Byonyine kugira ngo umenye ko ihari, Imana irakurinda. Nshuti yanjye, ikimenyetso cya kane kizakwereka yuko ubana n'Imana ni ugusobanukirwa n'uburinzi bwayo kuri wowe. Ubwo yari ateraniye mu nzu aganira n'abigishwa be ndetse n'abandi bantu bari bahari benshi, abantu 4 bahetse ikirema mu ngobyi barahageze. Hanyuma babura ahantu banyura kuko hari huzuye. Bigiriye inama yo kurira inzu, basakambura inzu. Hanyuma bafata cya kirema bakinyuza hejuru, bagicisha hejuru,
hanyuma bacyohereza kigwa imbere y'ahantu Yesu yari ahagaze. Yesu mu mpuhwe nyinshi arakibwira ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ikintu cya gatanu nshaka kuvuga ni imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana. Imana yatugiriye impuhwe n'imbabazi zayo mbere y'uko iturema. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12 haranditse ngo, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntabwo bamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nshuti yanjye, kubwo kwemera Yesu Kristo ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe, biduhesha kubabarirwa ibyaha byacu, biduhesha kuba abana b'Imana. Muri Kristo Yesu, Imana yatugiriye impuhwe, iratubabarira, bitavuye ku muhati tubigirira, ahubwo bivuye kuri yo ibabarira. Muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, ikintu ukeneye cya mbere ni ukwizera, kuko mu gutegeka kwa 2:31 umurongo wa 8 haranditse ngo, Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Muri Yesaya 43 umurongo wa 2 haranditse ngo, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Nshuti yanjye, ibi nibyo nifuza kukugezaho umwizera, kandi nawe unkurikiye utaraba umwizera, nawe ubugingo bwawe buri mu Mana. Ukwiriye kwizera Imana nk'umuremyi wawe, ukizera Imana nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Imana iri kumwe nawe, Mwuka Wera ari muri wowe. Ubwo rero ufite Imana muri wowe. Fata umwanya wo kuvugana n'Imana binyuze mu isengesho ndetse no kwiga ijambo ry'Imana. Izakuzuza amahoro yayo, uzabona ikiganza cyayo mu mibereho yawe, uzabona uburinzi bwayo, kandi uzagira ubuzima. Uzabona imbabazi zayo ndetse uzabona impuhwe zayo. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, reka nkwibutse ntugende udakore subscribe, share, like, ubisangize abandi. Ahari hari abandi cyazagirira umumaro, gisangiza abandi. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.